Pi Network irimo gutegura uburyo bwo kugena igiciro cya Picoin hifashishijwe Dynamic Pegging Mechanism kugira ngo igiciro cya Picoin kigume ku gaciro kihariye. Intego ni uguhanga igiciro gihamye cya Picoin bikuraho ihindagurika rikabije ry'igiciro. Ukuvuga ngo biriya mubona ku ma exchange agiye atandukanye Pi iri kuri kare agaciro ka Mutahira TV. Reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi, mbabwire nti ibyiza bikomeze kuganza ibibi. Kuri uyu munota rero ndagira ngo twongere tuganire kuri Pi Network nkuko dusanzwe tuganira kuri Pi Network, cyane cyane account za Pi Network, aho tugenda tubabwira uko ushobora gufungura account ya Pi Network, uko ushobora kwitunganya no gukora ibisabwa byose kugira ngo account yawe ibe imeze neza. Kugeza kuri uyu munota rero ndagira ngo nkubwire icyo bita Pi DAO izakorera muri ecosystem ya Pi Network. Tugenda twumva amagambo menshi ari muri terime y'ibyongereza akoreshwa muri Pi Network cyangwa se ku ikoranabuhanga, akenshi ntidusobanukirwe n'ibyo aribyo cyangwa se icyo bikora n'icyo bizakora, cyane cyane ko twinjiye muri iyi si ya kiributo mu gihe kitari kirekire gitambutse. Ugasanga rero muri iyi si ya kiributo tugezemo harimo ibintu byinshi bishobora kuducanga, ariko amwe mu mahirwe dufite nuko hariho ibintu bigiye bitandukanye bishobora kudufasha muri iri koranabuhanga, kandi atari uko twebwe turi abahanga, ahubwo ari uko ikoranabuhanga ryubatse neza mu buryo bushobora gufasha umuntu uwo ari we wese uzi gusoma ururimi urwo ari rwo rwose, cyangwa se niyo waba utazi gusoma ariko ukaba ugerageza gucukumbura no gushakisha ukoresheje iri koranabuhanga rya smartphone ugendana mu ntoki, ukaba wabasha kumenya ibintu bigiye bitandukanye mu buryo bw'amajwi cyangwa se mu buryo bw'amashusho cyangwa se mu buryo bw'inyandiko. Aha rero tugiye kureba icyo bita Pi DAO imaze iminsi iri kuvugwa muri Pi Network. Hari ukuntu rero tujya tugira gutya tukumva muri Pi Network cyangwa se no mu yindi mishinga igiye itandukanye y'ama cryptocurrency havuzwemo ikintu, ariko icyo kintu ukakigiraho amakenga kandi udafite aho kubaza uko icyo kintu gikora. Aka kanya rero tugiye kuganira kuri Pi DAO izakorera muri ecosystem ya Pi Network, turebe ngo izakora iki, izakora ite, ni iki kintu ni igiki muri make, nicyo dushaka gusobanukirwa. Hari uburyo bwinshi rero bwo gukoresha ari artificial intelligence cyangwa se n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Ushobora gukoresha artificial intelligence bwite by'umwihariko, ushobora gukoresha Google, ushobora gukoresha YouTube ushakisha amakuru agiye atandukanye, kandi ibyo ushaka kumenya rwose ukaba wabasha kubimenya. Aka kanya rero ngiye gufatanya namwe kwibaza ibibazo wenda namwe mushobora kwibaza kuri iyi DAO ivugwa muri Pi Network. Dusobanukirwe ese DAO ni iki, izakora ite muri Pi Network. Turaza rero kwinyurira kuri iriya artificial intelligence, hanyuma tuyibaze ibi bigendanye n'iyi Pi DAO, hanyuma turaza kugenda dusobanukirwamo gakeya, nibura turaza kumva injyana ya Pi DAO ikizamara muri Pi Network. Yes, ngira ngo nigeze kubereka uko ushobora gukoresha iyo bita translator. Buriya byose biba biri muri artificial intelligence, byose bishobora kumenyekana, ushobora kubyisobanurira ukoresheje ubwo buryo bw'amartificial agiye atandukanye. Aha rero tugiye kunyura kuri chat imwe, hanyuma twibarize ibibazo. Nabyo ugomba kubyiga kandi ukabimenya unyuze muri iri koranabuhanga. Iyi ngiyi niyo bita artificial intelligence, kenshi na kenshi iba yanditseho A na I, iba ari artificial intelligence. Hanyuma yitwa ChatGPT. ChatGPT niyo tugiye kubaza ibibazo kuri iyi Pi DAO.
ikibazo cya mbere wenda ushobora kwibaza cyangwa se nanjye ushobora kwibaza kimwe mu bibazo mfite biri kuri PiDAO. Nshobora kwibaza ni PiDAO muri Pi Network izakora iki? Itazuyaje nayo ihita igusubiza bakakubwira ngo PiDAO izwi kandi nka Pi OASES cyangwa PiOS. Ni umushinga ugamije kubaka ekosisiteme yuzuye kandi yihariye ku banyamuryango ba Pi Network izwi nka Pioneers. Intego yayo ni ugutanga ibikoresho n'ubushobozi bikenewe kugira ngo abanyamuryango bashobore guteza imbere, guhanga udushya no kugira uruhare mu iterambere rya Pi Network. Bagakomeza batubwira ngo Pi Network ubwayo ni umushinga wa blockchain washyizweho mu 2019 n'abantu bize muri Stanford University barimo Dr. Nicholas Kokaris na Dr. Chengdiao Fanny. Intego yawo ni ugutanga uburyo bworoshye bwo gucukura amafaranga ya kiributo hifashishijwe telefone igendanwa, aho abanyamuryango bashobora gucukura amafaranga ya Pi coins bakanda buto imwe buri munsi. Hanyuma bagakomeza bavuga bati ku itariki ya 20 Gashyantare 2025 Pi Network yatangije Open Mainnet ituma amafaranga ya Pi ashobora guhererekanywa no gucuruzwa ku masoko ya kiributo rusange. Hanyuma bagakomeza bavuga bati nubwo hariho ibibazo byagaragajwe ku bijyanye n'ukuri n'umutekano wa Pi Network, abanyamuryango benshi bakomeje kugira icyizere ku mishinga yayo. PiDAO nka kimwe mu bigize iyo mishinga igamije guteza imbere ubufatanye n'iterambere rya ecosystem ya Pi Network. Hanyuma ukumva ntunyuzwe ugakomeza ukabaza, ushobora kubaza uti ese koko PiDAO niyo izifashishwa yonyine mu kuvunja Pi coin ishyirwa mu yandi mafaranga? Bahita bagusubiza bati oya, PiDAO siyo nzira yonyine izifashishwa mu guhindura Pi coin mu yandi mafaranga. Ku itariki ya 20 Gashyantare 2025 Pi Network yatangaje Open Mainnet ituma Pi coin ibasha gucuruzwa ku masoko atandukanye ya kiributo. Icyo gihe Pi coin yashyizwe ku masoko 12 akomeye ya kiributo arimo OKX, Coin na Bitget, bituma abacuruzi ba Pi Pioneers babona uburyo bwo guhindura Pi coin zabo mu yandi mafaranga cyangwa kiributo. Urumva ko ahangaha Pi rwose yabaye amafaranga bajya babishidikanyaho, sinzi impamvu, nuko wenda bashobora kuba batazi gukoresha ibyari amasoko ya kiributo. Hanyuma dukomeze, baravuga bati nubwo PiDAO igamije guteza imbere ecosystem ya Pi Network, ntabwo ariyo nzira yonyine cyangwa igikoresho cyonyine cyo guhindura Pi coin mu yandi mafaranga. Abakoresha bashobora gukoresha aya masoko ya kiributo yashyizwemo Pi coin kugira ngo bacuruze cyangwa bahindure amafaranga. Ubwo nari amasoko yandi arimo za OKX na za Bitget nizo barimo kuvuga. Hanyuma tugakomeza tuvuga tuti none se ko bavuga ko PiDAO yo izaba ivunja ku giciro bita icyanyacyo, icyo giciro ni ikihe cyangwa kizashyirwaho mu zihe nzira? Bahita bagusubiza bati Pi Network irimo gutegura uburyo bwo kugena igiciro cya Pi coin hifashishijwe dynamic pegging mechanism kugira ngo igiciro cya Pi coin kigume ku gaciro kihariye. Ubu buryo buzajya bwongera umubare wa Pi coin iri
ku isoko igihe igiciro cyayo kizagabanuka munsi y'agaciro kateganijwe kandi bugabanye umubare wa Picoin iri ku isoko igihe igiciro cyayo kizamutse hejuru y'agaciro kateganyijwe. Intego ni uguhanga igiciro gihamye cya Picoin bikuraho ihindagurika rikabije ry'igiciro. Ukuvuga ngo biriya mubona ku ma exchange agiye atandukanye Pi iri kuri kare agaciro kari hasi cyane ukurikije ibyo aba pioneers batekerezaga, ariko bigaragara ko bishobora no kuba atari byo bizashingirwaho ukurikije PiDAO icyo izaza gukora muri Pi network nk'uko nguko mu byumvishe. Urumva ko uko byazagenda kose kari agaciro kari hasi cyane ntabwo ariko kazashingirwaho, navuga ngo ibyo PiDAO nimara kugera muri system ya Pi network igatangira gukoreshwa ibizagenwa hashingiye kuri ya dynamic mwabonye batubwiye barimo gutegurira ibyo ngibyo byose, niko gaciro kazakoreshwa no kuri ari ama exchange yandi. Bakavuga bati nubwo ibi bikorwa biri gutegurwa nta makuru arambuye aratangazwa ku bijyanye n'igihe bizashyirwa mu bikorwa cyangwa uburyo bizakorwa, ni ngombwa gukomeza gukurikirana hafi amakuru atangazwa n'ubuyobozi bwa Pi network kugira ngo tumenye neza aho ibi bikorwa bigeze. Ngira ngo urumva yuko kugira ngo tumenye amakuru agiye atandukanye no gukomeza gukurikira amakuru atangazwa n'ubuyobozi bwa Pi network, ubwo ni core team. Hanyuma ukabaza uti none se PiDAO ni ya Pi network? Hanyuma bakakubwira bati PiDAO ni umushinga w'abakoresha ba Pi network ugamije guteza imbere ecosysteme ya Pi. Nubwo PiDAO ifitanye isano n'ubufatanye na Pi network, ntabwo ari igice cyemewe cyangwa igengwa n'ubuyobozi bwa Pi network, ntigengwa na core team. Ni umuryango wigenga w'abakoresha ba Pi network bafite intego yo guteza imbere no gushyigikira ikoreshwa rya Picoin. Murumva rero PiDAO icyo aricyo. Ahangaha wenda ushobora kugenda nawe wibariza ibindi bintu bigiye bitandukanye muri izi artificial intelligence kugira ngo ujye umenya ibintu bigiye bitandukanye, ariko nawe nibura ibyo bintu ugomba kuba ubifiteho amakuru wenda atari menshi, ariko ubizi nibura kugira ngo ujye kubaza nibura ibintu bimwe na bimwe bigiye bigucanga ariko uziho dukeya. Aha rero ni amakuru ya Pi network aba agiye atandukanye kugira ngo ujye ugira gutya nawe umenye aho umushinga wa Pi network ugeze, hanyuma ugende ugira ibyo usobanukirwa mu buryo bugiye butandukanye. Reka mbashimire kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Ngewe rero ndi Leonard, iyi ni Umutahira TV. Utarakora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, reka ngusabe ukore subscribe kuri channel yacu Umutahira TV. Ujyare hasi muri comment utange igitekerezo, hanyuma utubwire icyo dushobora gukoraho cyangwa se icyo dushobora kuvugaho mu bijyanye n'umushinga wa Pi network cyangwa se crypto muri rusange. Reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Bye bye. MC mwiza asobanura ibirori byiza. MC Leonard ashobora kubabera MC mu misango yacu ya Kinyarwanda, aho ashobora kubayoborera dote na reception kandi ibintu bikagenda neza. Ashobora kubabera mu mwanya mwiza wo kubabwira amazina y'inka mu gihe cy'amazina y'inka, mukeneye iyo gahunda y'amazina y'inka muri dote cyangwa se no mu bindi birori bitandukanye aho muzakenera izi serivisi zishobora kuboneka kuri uyu Mutahira Leonard. Ariko kandi Leonard ashobora kubabera umusaza akababwira imisango, akabakorera imisango, akagusabira umugeni cyangwa se agasabwa umugeni, akaba umukwe mukuru cyangwa umusangwa mukuru. Ukeneye MC Leonard wamuhamagara kuri 0788.
Umutahira TV. Umutahira TV. Umutahira TV. Nimi
Uwiteka batuganye kwikira nini muze turuza kwisonga ya musangiza marika bari kuzinda za mugabira tera ndibagarura tumitesha amata mahemba bati mugisana rwabugira umubiri nasamura mugisana wabane yakaribu ingira sanikira zikumera mu kirega nyameta twakiri bati hamagara rubagata kuzu kwa kuba bakombe na utira rwanda bizugira bigabo nziza ziri makonja cyamakuza ubu kamitaka bati hamagara zijyane mara nini bahamagara rugagaza bahamagara rugagaza ingiza zirime zigenda imbere imbere ngabandi kazi mashoni za yacu mangu cyaze mbere akaboko amuhinda bati vuga rutate yana rutate bahora mubiri yana rwamara imbavu yana rwamara imvura yana rwanda mu kwivu abahungu baje kwihera mu mugezi basangira hashya abandi yari bakuye amaboko igende bakubita rwategeye kurwumariza usanga inyamuga zakivuga iyo kibana n'inkuba n'inkinga mu biri nyine mwe nazo gira inyuma yarego yongera mu rugamba rutabimegeranye ntibagisangira zikwiriye mwizana amashinga mu kamera makingwina kandi ubwiza amashyo mu kamera urakabyara izi rero urazimpaye kandi azishimye cyane intero ni yanjye nanjye umubyeyi yambujije kwikorera inzoga kuko ibitugu byanjye byikorera abakobwa beza biwanyu bazakubaza ariko ubundi nijye gushaka umubyeyi urakagira maze rero umubyeyi nagiye ngira nti ubwo yategeye kurwuganiza inyamuga zagize urukundo ibana n'inkuba n'inkinga mubiri iyo nkayiremeye na rugiri inyundo yarayigoro yongera mu rugamba ritabimenyeranye ntibagize agira zikwirya bwiza n'inyamaga n'urugo rusese y'umuntu rwafashe mwene bushoboye ab'imbugu rwarwo baje kubireba ab'ubutuga bari kubireba basanga irakumera nuko mukangurira kuribwa nukameshoresha isubirira mu rugo icyangira no kondesha byonyine ibindi byose sinabikimwe ku mutima wanjye aragiye urakabyara mubyeyi bakumira amashyi menshi cyane bagushimira ariko kandi aya masaha n'ingano yanjye rero ukuntu ungana iyi niyo yagomba bari kumwinyemere gitwara mwishimire umubyeyi n'umushimire wose maze umubyeyi ni kwa kundi nimara gushyira neza bazayizana